Murakoze cyane. Iki ni icyumweru cya 13 tumaze twitegura tugendeye ku munsi twatangiriyeho itorero hano. Nk'uko mubizi tugamije urugendo rurerure rwo gukomeza gucukumbura ibyiza biri mu murage wacu n'ibyiza biri mu bakurambere bacu basize by'ubutwari. Nk'uko rero twaje kuba dufite igitaramo cya tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi ku munsi w'intwari no kwibohora. Hari abo twabiganiriyeho badahari, ariko abayobozi twari tubiteguye uno munsi tunabiteguye ejo kugira ngo bazaze tunoze uburyo twazahaseruka dusa neza, sibyo? Kuko ubu ngubu dufite ikibazo cy'uko ubu bushakashatsi tukirimo, ibikoresho dufite n'imigenzereze yacu ntago ari ibikoresho bitwemerera kujya gusohoka. Rero ubuyobozi tugira amahirwe bukatwegera, uriya munsi tugomba kuhanyurana umucyo, sibyo? Nshimira n'uriya mukaraza, dufite itorero ry'abantu bakuru ariko kwitabira ni ikibazo, kandi uyu muco ugomba guhera mu bantu bakuru. Murahari ariko mukoze mu mufuka, akenshi abaje ejo ntiyago bagaruka. Icyo kintu rero tubonye uyu muco wacu ugiye abantu bakuru ari bo bawurangwamo, byaba ari byiza cyane. Mbonereho rero gushimira muzehe, buri munsi ndabivuga ko umuntu ufite imyaka 85 akagenderera hano avuye Buhoro ni ikintu cyiza cyane, kandi aje mu kandi kagari. Iri torero ni rigari, ni itorero urukundo, ni rigari cyane. Ntimukirebere mu mirenge cyangwa mu midugudu no mu karere, ni itorero rigari rishinzwe ubwo bumwe n'urukundo muri rusange. Ubwo rero ejo muzinduke, ejo ni kuwa gatatu, kuwa kane ntago tuzakora kubera yuko hari abazajya kubwirwa amanota no kuwa gatanu. Ubwo ejo nibwo tuzamenya uko tuzitwara ku munsi w'intwari, sibyo? Wo kwibohora. Ndumva ntari gusobwa muri ubwo buryo. Ubwo rero dutegereje umuyobozi w'umurenge, ariko ndabona burinjize umugoroba ugera ataje. Ubwo n'ejo tuzakomeza tumutegereze kugira ngo tuzanoze icyo gikorwa kugira ngo kizagende neza. Mbibutsa yuko tuzaba turi gutaha ibiraro byubatswe muri uyu murenge, harimo kiriya kiraro gihuza Rwinyana na Gitisi, na kiriya gihuza Ntosho nanone na Gitisi. Ubwo rero ni mu buryo bw'uko twebwe murabizi uyu mutagara w'ingoma mufite icyo uvuze. Hari igihe dushobora kuzahera mu gitondo wenda izi ngoma zivuga paka abayobozi bagize bate baje mu ngeri zose. Iri torero rifite abakuru n'abatoya, ariko abakuru turacyabakeneye cyane. Rero nta muntu uzasiba usibye umwana baheka agerageza aho kumuha ucutse, ahubwo azane n'abakuru, kuko iyo umuhaye umwana ucutse wa wundi umuhetse ntabwo abona uko yitoza. Mugerageze mworohereza abana baza kwitoza, ariko ugasanga umwana niwe uri kurera undi, bituma wa mwana atitoza, sibyo? Ubwo rero ndashimira abantu baje ubwa mbere. Niba hari igitekerezo baduha cyangwa indi nyunganizi turabakire mu minota umwe wari usigaye. Murakoze.